ubuzima n'imibereho, amashuri y'abana, ikode, kurya, ntabwo byoroshye mbega. Aba bana bose bariga? Yego ndagerageza mu bushobozi bwanjye ariko bimaze kwanga. Kuko nta kazi, nta biraka, nta mibereho mbese muri makeya nk'uko namwe ubireba. Kuva TV nongeye kubasuhuza nk'uko mumaze kubimenyera tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, inkuru zitandukanye hano kuri Kuva TV mu bijyanye n'iyobokamana. Rero amazina yanjye nk'uko mumaze kubimenyera nitwa Elias Simbikangwa, kuri kamera turi kumwe na Isiya. Merere hano mu murenge wa Mageragere, akagari na Kanyarufunzo, aho tugiye kuganira n'umubyeyi uri mu buzima butameze neza, ubuzima butoroshye. Tujya kuganira nawe atubwire ubuzima ari gucamo muri iyi minsi ntabwo bimworoheye. Muze gukurikirana turebe uko bimeze, tugiye kuhagera nk'uko murimo murabireba. Ni kunyura hano tukagerayo tukareba uko bimeze. Nkuko nari mbabwiye twahageze, wa muryango nari mugezeho. Muraho? Yego. Muri amahoro? Yesu nashimwe. Aha uri rero ni kuri Kuva TV. Nani musobanura abakunzi ba Kuva TV ko hari umubyeyi twagiye gusura hano uherereye mu murenge wa Mageragere mu kagari ka Nyarufunzo. Rero ndagira ngo utangire wibwira abakunzi bacu amazina yawe. Amazina ni Mukeshimana Christine. Mu buzima busanzwe yarumeze neza? Ndaho by'iki gihe. Abana bose n'abawe? N'abanjye ubwo haraburaho umwe. Ubwo bose kandebe, ubwo bose ni batanu? Yego. Okay. Tugusuye aha ngaha rero tugira ngo turebe mu minsi nk'ingiyi ubuzima bukumereye gute? Ubuzima burashaririye uko mubireba nyine ni uko nguko biri. Ndi umumama wibana. Ntabwo byoroshye rero muri iyi minsi. Bivuga bitoroshye ni ibijyanye nko mu buzima busanzwe gerageza ibisano mu buryo bwumvikana. Hari ukuntu ushaka kuvuga ngo ntabwo byoroshye, umuntu akagira ngo ni uburwayi urwaye, umuntu akagira ngo n'iki, mbese bimeze gute? Ubuzima n'imibereho, amashuri y'abana, ikode, kurya, ntabwo byoroshye mbega. Aba bana bose bariga? Yego ndagerageza mu bushobozi bwanjye ariko bimaze kwanga. Kuko nta kazi, nta biraka, nta mibereho mbese muri makeya nk'uko namwe ubireba. Magera ntango papa w'abana nahamusanze. Papa w'abana yaba hari bimeze gute? We yaragiye yaradutaye. Maze nk'igihe kingana iki abataye? Umwaka ndumva ubura nk'amezi 2. Yego. Ubwo muri umwaka ubura nk'amezi 2 ngo birumvikana uri umwe ufite abana bajya muri 5, ubuzima ntabwo bworoshye. Mu buryo bwo kubagaburira bigenda gute? Urabyumva nawe kugaburira abana 5 uri umwe ntabwo byoroshye. Habagaho ibiraka mu buzima busanzwe n'ibiraka ntabyo. Ntabwo binyoroheye rwose, hari nubwo babwirwa cyangwa se bakaburara. Ndumva bitoroshye. None nta kazi muri iyi minsi, nta kirako kikibona? Ntacyo nta gihari rwose. Nkuko mubibona mwahageze, murabona hari imbabura se twacanye. Bakunzi ba Kuva TV murumva ntango byoroshye. Uyu ni umuryango w'abana 5, ni umumama ufite abana 5, umugabo yaramutaye. Igihe kigeze mu gihe gisaga nk'umwaka, urumva ko ubuzima ntango bworoshye. Mwokabyaramwe wagira icyo yamufasha yamunganiraho, ni ukuri wageragezwa mukoraho umugisha kuko imirimo dukora ni myiza kandi iribukwa. Mere
nagira ngo ugerageze usobanurira abadukurikiye hano uri no kuri Kuva TV murarebwa n'abantu batandukanye n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye, gerageza ubasobanurire ubuzima ubayemo muri Miss ukuntu bushaririye, mbese ubuhere mu mizi utubwire uko bimeze. Ukuntu merewe muri iyi minsi ni ukuvuga ngo uretse Imana hamwe no gusenga Imana nyine nkizera, hari ubwo mbafata murawubona n'umuryango ungana gutya tukajya mu nzu tugapfukama tugasenga, ubwo nta kindi kintu mba nizeye inyuma aho ngaho. Nk'umuntu nyine w'umunyempuhwe akanywaho umugisha w'ifu y'igikoma nkabashigishira igikoma, ubundi tubeshejweho no gusenga pe. nta mibereho muri make, nta mibereho. Nkuko namwe mubibona kuko ni ukuri, urabona ko ntango ubuzima bworoshye. Abana nk'aba ngaba bangana gutya bakiri batoya, bakeneye gukura, bakeneye kwambara, bakeneye kurya, umwana kubura igikoma, urumva ko ntabwo biba byoroshye. Mwuka byaramwe wagira icyo yafasha kuri uyu muryango, ni ukuri ubakureho umugisha, nawe Imana yazagwereza umugisha. Mwambomera ahantu niho mumaze umwaka mutuye, bimeze gute? Oya, hatuhimukiye vuba, narinda uruguru kubera mikoro nyine ubushobozi buke bwo kutabona amafaranga ngo nishyure aho narindi batwirukana. Aha tuhaje vuba, ubwo naho nyine n'umuntu sano wadukoreho umugisha aratwishyurira ukwezi kumwe. Ubwo naho nukuvuga ngo nashiramo nta wundi naye nabona nkoraho umugisha, naho bazansezerera ntahe. Ukabyara mu muryango nk'uyu kugira ngo ujye kuba ku musozi, ni ukuri n'abanyarwanda bagenzi bacu, ni ukuri ugize ikintu wamukoraho umugisha, nawe Imana yagureza umugisha. Wenda girira imbabazi aba bana urimo urareba babaye muri ubu buzima butoroshye, ubuzima bubakomereye, ntango byoroshye. Merembo ni amakuru numviseho gatoya bitewe ntango nayumvise ku buryo burambuye. Aho hantu mwari mutuye mwavuye, ngira ngo byageze ubwo abimukira muri iyo nzu babasangamo. Badusanzemo, ubwo nagiye kubona mbona nyine hari ku manywa nka saa 7, nayo nicaye hanze n'abana, ngiye kubona mbona bahakodesheje baje bikoreye ibintu. Ibyacu byari biri mu nzu, byabaye ngombwa ko tubisohora tubirambika hanze, tubitwikiraho n'amajerekani, urabyumva. Ubwo rero kuko Imana itajya ibura ukuntu ibigenza, ntabwo yakwemera ko abantu nk'aba barara hanze. Umuntu uradukoreraho umugisha nyine, nuko turaza ducumbitse aha ngaha nyine ubona turi. Kuri uwo muntu Imana imereze umugisha agize icyo gikorwa akora. Ni ukuri bakunzi ba Kuva TV namwe mwese mudukurikiranye aho muherereye hose, igihugu burimo icyo ari cyo cyose, uyu muryango ukoreho umugisha, ni ubuzima butoroshye. Ese hano muri Akagari Mutema ka Nyarufunzo, abayobozi babayoboye iki kibazo baba bakizi? Abayobozi ikibazo cyanjye n'umugabo barakizi, kuko si ibya none dushwana twongerewe ejo tukongera tugasubirana gutyo, ejo bya none bya buri munsi bihoraho. Ubwo ku buryo no mwigenda rye nyine nagiye mu kiraka nje nsanga yazinze ibintu yagiye, ndaza nsanga abana baraho nta buriri rwose, byabaye ngombwa ko turara hasi pe, hasi abana mbaraza kuri sima. Icyo gihe twari mu nzu ya sima, buracya ntoragurira isupanete, ibyenda bishaje ndakusanya, mbese ndegeranya ndasasa turaryama. Nuko ubwo ibyo byejo by'uyu munsi bihoraho, niho handi haturuka amakimbirane, ugasanga umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo. Ngewe numva rwose ubuzima ndimo bwo kutabana n'umugabo, yego urumva ni ikibazo, ariko kandi nge numva ndamutse mbonye nk'ikintu nkora runaka natunga abana banjye, kuba ntari kumwe n'umugabo urabyumva ni igikomere kindi. Ariko ibintu bijyanye n'amakimbirane nanone, urabona ndamutse mpfuye nkabasiga akajya muri gereza, nanone ntawe umuntu baba basigaranye. Ibyiza rero numva nahisemo ni ukugumana n'abana banjye hamwe no gusenga Imana, Imana ikazagira ikintu inkorera, kuko ndumva rwose itaranyibagiye uko yari iri kera n'ubu ni kwiri ntago igihinduka. Bakunzi ba Kuva TV murumva ko ntango byoroshye, ni ukuri. Ese
navugaga mu bijyanye n'imibereho n'ubuyobozi kwegera abaturage. Ubuyobozi bwo muri aka kagari n'umudugudu mutuyemo mwaba mwarabwegereye mukababwira ibibazo muhura nabyo, kuntu abana bitoroshye nuko rero umwe wenda barebe uko bagira uko babagenza, mwaba mwarabagezeho ngo mubwire ikibazo mufite? Ubuyobozi bw'umudugudu rwose n'ubw'akagari ntacyo nabushinja, kuko nk'uyu muhungu mukuru na mukuru we ndumva biga ku buyobozi, bafite icyemezo cyemeza ko ari abakene. Ntacyo rero urumva nta kintu nabashinja, nta kintu ubuyobozi buba butakoze rwose mu bushobozi bwabwo, cyane cyane ko atari twebwe gusa buba bunitayeho, haba hari n'abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yego. Urumva ikibazo gihari ni cy'imibereho, aho kuba ibyo kurya, kwita ku bana. Bakunzi ba Kuva TV murumva ko ni ibintu bitoroshye, abeshejwe n'amasengesho, abeshejwe no gusenga. Ikiraka cyo yarakibuze, ahakoze none si hakore ejo, mbese urumva ko ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko mere umura Imana ifite uko izabigenza, kandi ngira ngo n'abari kudukurikirana nabo ni abantu beza, byanga byakunda uwo byakora ku mutima akagira icyo yafasha uyu muryango yabafasha nta kibazo. None umwana wundi ntaho hari yabagiye he? Ubwo nyine abagiye webya ubuzima bwacu tubamo byabaye ngombwa kabona bushaririye, aratorongera aragenda, ubwo aribana, cyo kora gusa nyine aransura kangeraho araho. Yego, yabonye ubuzima byanze, nta cyo kurya nta cyo kunywa, ndetse n'ikimenyimenyi na murumuna w'uyu mu minsi yashize yatekereje kujya gushaka akazi ko gukora mu rugo. Uyu mutoye uyu nguyu kubera inzara. Ubwo ndareba ndavuge se umwana ntazi guteka, ntazi kumesa, ahantu nzamwohereza akajya gukora akazi ko mu rugo, ho sinzangano nzaba ndimo nkurura hagati yanjye n'abakoresha be. Ndavuga ntibyizicara hasi, Imana niyo yabampaye, nta mwana uvuka ku mpanuka, abantu bose bavuka ku mugambi w'Imana. Hari n'abantu bari gusengera icyifuzo cyo kubona umwana, ngiye kuba narababonye ni umugisha kuri jye. Icara hasi rwose, igigaburira inyoni ikambika n'uburabyo. Ubwo ndi muri uko kwizera, mbese ndamubuza ndamuhagarika. Ubwo inzara yamurya ati wa mama wambuje kwigira mu kazi, ubusuku nguko mba meze, ibintu byinshi, mbese amakimbirane hagati yanjye nawe, ugasanga ibibazo byavutse nyine ngo namubujije kwigira ku kazi. Yego, urumva ko nukuri ntango byoroshye kuri uyu muryango, birakomeye cyane. Ubu mperuka nko kurya ryari? Nakubeshya, ubwo mperuka gucana ejo saa sita. Yego, kuva ejo saa sita kugeza ubu ngubu abana nta kintu barabona? Ntacyo nawe urabibona. Bakunzi ba Kuva TV murumva ko ntango byoroshye, bigukoze ku mutima nukuri, ukumva bakuraho umugisha, uyu muryango ukuraho umugisha, ntaho kuba bafite, aho baraye none so barare ejo, yewe no ku musozi hari igihe bigera bakagerayo, hari igihe basohora mu nzu. Urumva ko ntango biba byoroshye, ubuzima burakomeye. Rero nimba muje atari kuri uwo munsi badusohora ngo urebe uburyo twari tumeze nk'impunzi, imbuzi impunzi uko zari zimeze mu ntambara. Abana utujerekani, ubusafuriya bw'imbyiro, ubuntu budafite ibyo bisupanete bararaho nuko kumanywa. Urumva ko nukuri ntango byoroshye kugira abana batanu, nta kazi, nta mugabo, mbese nta buzima. Namwe murimo murabireba ibyo ndi kuvuga, urabona ko abantu ubuzima rwose ntango byoroshye. N'umutoya uri murabona ko ibintu ni danje, ariko nukuri uyu muryango ukuraho umugisha, nawe Imana yaguha umugisha aho uherereye hose. Nimba nawe hari umugisha Imana yaguhaye, byaba byiza ubishoboye, ubikunze, bikuvuye ku mutima, wabafasha kubakuraho umugisha. Nukuri
kandi Yesu yagoreza umugisha. Uyu munsi mama ajya guterana? Yego ubu mvuye gusenga. Uvuye gusenga uraje n'abana mwicare mu rugo? Ubwo nyine mukimara kuva hano kudusura ni ukwinjira mu nzu tugasenga Imana nuko tukaryama tugategereza icyo Imana iri bukore. Nuko gemeze kuko Imana yigeze yambwira ngo iri data ikaba n'umugabo wanjye. Ubwo iyo byakomeye ndayikambana nkabwira ngo kuko ari wowe wabivuze uruwo kwizerwa rero ntabwo ujya ubeshya. Impamvu wambwiye kuri data ukaba n'umugabo wanjye nuko wabonaga ko abo bose nta numwe nari mfite. Ubwo ukore rero kuko nzi kuri umutunzi wa byose. Ngahagarara muri uko kwizera ngategereza ikikora. Yego. Urumva ko no mu udafite umuntu n'umwe yabwira ikibazo cyafite, nta nshuti, nta muryango, ntawo kumwitaho, ntawo kubwira, mbese ibye niwe n'Imana, akajya mu nzu agakinga agaryama n'abana bakaryama. N'ukuri murumva ko ntango byoroshye, birakomeye n'ukuri. Ariko nka Kuva TV nicyo twaziye kugira ngo abantu nk'aba ngaba nabo batamenyekana, batazwi, usanga ubuzima bwarabihiye, ubuzima bwarabakomereye, kugira ngo tubagereho, tubaganirize, ture ko bimeze, tubashe kugeza ku badukurikira, kugira ngo babagira icyo yamufasha akaba yamufasha, kandi Yesu yagoreza umugisha. Nicyo cyatumye rero Kuva TV tuza gufata urugendo, tuva i Nyamirambo aha kwa Bagisimba, turaza tuzahangaha Imageragere, tuzanywe n'iyo nkuru no mubyeyi ubabaye, umubyeyi ubuzima butoroheye, watawe n'umugabo, uri wenyine n'abana 5, kurya urumva ko ntango byoroshye. Nukuri umugireho umugisha, ukamukoraho umugisha, nawe wamubera umuvandimwe. Urana ko sinabuze n'ibiceri byo kubogoshesha, dore uyu ni imibu aho barara bikumbagaza hasi, aho ku bisupanete mu muryango, dore imisatsi. Abana bite? Yes. Mumeze mute? Meze neza. Ngaha ni muri kuri Kuva TV, mugira icyo mubwira abakunzi ba Kuva TV. Twebwe turababaye, mwagira icyo mudufasha rwose mukadufasha. Urabona ngira umugisha nabona umuterankunga nkasubira kwiga. Wowe urifuza iki? Urumva ko abana kugira ngo bagera ku gahinda, umva n'abana bujima bari bakiri batoya, barifuza kurya, barifuza kubaho, barifuza gukura, barifuza kwiga, barifuza ubuzima bwiza, kandi n'ukuri ku mubyeyi wabo nawe ntakameje. N'ukuri mubakoreho umugisha, mwagira icyo mubamarira. N'ukuri Mary, ugira telefone ntayo mfite, ariko hari umugira neza wari wanyemereye ko yaba ayintije wenda nkaba nifashishije, kuko hari nk'abantu najyaga mfurira nkora ibiraka byo gufura, akampamagara rero kuri telefone. Ubu ntayo nari mfite, yarapfuye, nyihaye ujya kuyikora nawe arayitwarira. Iyo rero uri muri ubu buzima ukennye gutyo ubabaye, nta n'umuntu wumva ikibazo cyawe, ubwo naracecetse, sinagombaga kujya mu bayobozi kuvuga ngo ugiye kurega. Rwose iyo uri muri ubu buzima bundi muri make, nta jambo uba ufite, nta muntu ukumva, nta n'uba kwitayeho. Naramwihoreye. Wa mugani uvuze ku byo gufurira abantu, mbona abanyana muri Mageragere muhinga, nabonye muhinga, nabonye n'ibishyimbo byeze, ibigori biri hafi kwera, mbese bari mu gihe cy'isarura. Nta gihe na kimwe ujya ugira gutyo ukabona nk'ikiraka cyo guhinga iyo bageze mu gihe cyo guhinga? N'abaturage b'inaha bahinga baba bafite abakozi babo bwite bahoraho. Ni ukuvuga ngo igihe cy'ihinga kigeze, wa muturage ufite ubutaka ahamagara ba bakozi bagahinga, akabahemba. Ariko nkanjye nyine kubera ko akenshi baba banavuga ko turi Abanyakigali ngo tuba tutazi guhinga, ntidushoboye imirimo, ibintu nk'ibyo, ugasanga mbuza akazi nyine muri urwo rwego. Yego. Kuri nimba unadukurikiranye nawe uri umuturanyi wiwe, uri umuturanyi mu mudugudu umwe, mu kagari kamwe, mu murenge umwe,
ukaba uzi ko neza ugira akazi ujya utanga kaba ko guhinga kaba ko gufura ibiraka bitandukanye no kuri uyu muryango gerageza ujye ukora umugisha niwe wamuha icyo kiraka agakorera icyo gihumbi akaza akagura abana ubugari n'ibishyimbo bakarya no kuri nawe waba bakorera umugisha uyu muryango twe kuwuterana twe kuwureka. Numvise ko ufite telefone ariko nta bateri ifite niko bimeze? Niko bimeze, hari uwari wayintije ariko nta batiri bufite ntayo. Yego kugira ngo wenda abadukurikiranye bashaka kuba bakenera kuba baguhamagara kugira ngo nabo ubasobanurire mu buryo burambuye batiri ndari gushakira nkirangiza ikiganiro batiri ndari gushakira ndasiganye kubona kugira ngo uzakenera kuba yakuvugisha yakubona yagusura mu bakunzi ba Kuva TV cyangwa se n'undi wese wareba iki kiganiro aho yaba aherereye hose no kuri kumubikoze ku mutima kugira ngo nagira uko akenera kukubona abashe kukubona mu buryo bworoshye. Ese nibwo buri mwana afite mu ntoki nibwo bararaho? Ubwo nibwo buriri bararaho. Bose ari batanu? Ari babiri. Okay, noneho reka tugere no mu nzu turebe naho ko byifashe turebe uko bimeze. Murakoze kudakareba. Tugira tubika imyenda. Dore ngiyo hasi. N'imyenda nayo ndabona ntayo. Nta base nta kintu ufite ubundi urebye nta base umwana yakumukarabya nkamuhagarika mu ndobo. Ngo iyo karabye umwana muhagarika muri ndobo ndimo ndareba. Iyo ndobo mukarabizamo rero nogerezamo ibintu. Ibyombo ni isafuriya ndiko nayo nyene. Ni iyo ngiyo. Singa mutetse ubugari. Ubwo suka mu isorori nkateka imboga mbanza imboga nyine nkazisuka mu isorori nkongera nkateka ubugari nyuma. Amasahani yose kumara nayo ngaye. Bo bakunzi ba Kuva TV murabona ko rwose mu nzu naho ko bimeze murabona ko nta kintu gihari nta kintu bafite abana barara hano murimo murareba kakamatara muri kubona hari naho ndeba umuryango uryama abantu batanu bose bashonje nta bariye urumva kurya hari igihe statishira imisi nishira mbese babeshwe no gusenga nukuri mbasabiye umugisha uva mu gihugu cyo mu ijuru mwese uzabagereho rero nukuri nko mubireba mwakoze kudukurikirana amazina Nerea nk'ibisanzwe kuri kamera twari kumwe na Isiya akaryoshye nakagaruka shalom shalom.